Ndabinginze nanjye mu nyubahe sibyo mu nyubahe ntabwo nshaka ibi kamera mu nzu yanjye sibyo sister uyu musista yitwa gute turabasuje tubahaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose abanyarwanda n'abanyarwandakazi turabasuje ndetse n'abari hanze y'u Rwanda big up to yourself by'umwihariko abantu bakora subscribe mwakoze subscribe turabashimira cyane ndetse namwe mutayikora uyu niwe mwanya mwiza kugira ngo muyikore hanyuma rero nkuko nababwiye ni anje nk'ibisanzwe nkaba nageze aha hantu ndi muri konda yuko imbere yanjye hari umusista ari kuvugira kuri telefone niwe ngiye kusa nkurangisha ahantu ngiye abantu bamamagaye baba makuru barambwira ati hari umuntu bimeze gutya na gutya ariko namwe muraje mu byibonere reka twegere imbere tuganira n'umusista tumurangishe tumubaze twumve ndi uwo muntu amoze ntabwo byoroshye reka twegere imbere tumubaze ko byifashe mwiriwe mwiriwe amakuru yanyu meze neza nitwa Ange ngewe nanjye nitwa Nana ahangaha niho haba umujama witwa Jack yaba ari muhana ko twamushakaga mwamushakaga mufitanye gahunda yes twe twavuganye nuko telefone ye atari kuyifata ariko twe haya mufitanye gahunda n'amakamera ya sister urabona ko Jack ari binakora twe twavuganye sinzi impamvu atari gufata telefone navuze ko kugira ngo rero tureke gahunda yacu tuyice reka tuze kuza kuko ge narinzi hano narinzi ibice ariko ntabwo narinzi urugo nyarwo udufashije aha twereka ibi nakora ariko ntago mwemerewe kuba mwaza mu rugo n'amakamera sister dufashe tuganire nawe ntago ari bibi uraza kuza kubyiyumvira ushobora kunyemera nanjye tukavugana mwakwiyeho kamera se sister oya nta kibazo reka tuvugane nta ribi araza kuyikura mu kanya watubabariye reka undi se mufandiki ngende sister we mu byubahiro byanyu mwadufasha tukabana na Jack ko twari twavuganye atubwira ko tuza kuza gukorana amasaha sinzi impamvu yakuyeho telefone ntabwo yari yabimbwiye ariko ko ari abantu bafitanye nawe gahunda sinzi impamvu atakubwiye ariko twari twavuganye okay sawa nimuze mugende mujye dufashe utwereke ikibazo muteza nta kibazo duteza habe namba ubwo urabona nimeze nk'umuntu wateza ibibazo ntabwo biba byoroshye uyu nguyu ni mushiki wa Jack akaba agiye kutwereka ahantu Jack aba ushobora kwibaza ati Jack yakoze iki noneho okay hanyuma rero tukaba twabonye ahangaha ni haba ari wenyine ntabwo mbizi de nimugenda ari mu nzu okay urakoze cyane reka tugereyo ntabwo biba byoroshye reka tugere kwa Jack twumve reka twinjire reka turebe ese Jack amakuru baduhaye niyo cyangwa siyo nubwo mushiki we yanze ko twinjira ariko turinjiye nkuko bigaragara baduhaye amakuru reka turebe dutungukiye muri salo ariko turi kumva imiziki isa nkaho mu cyumba wow Jack telefone kuki wayikuyemo oya Jack calm down please calm down oya nese kuki witeka man nubwo ushaka kubanza dusuhuza ariko by the way kuki wakuyemo uyu musista se ninde ndabasuhuza ariko mwamaze kuzinya ibyo bikaba uyu musista ninde se ibi ni ibintu by'abantu koko uyu musista ninde gusanga abantu mu nzu bari kumwe oya sister bite icyo nsaba muzimye kamera zimya kamera man zimya kamera icyo musaba yamuneka ngaho basi ambara ego ntabwo byoroshye icyo mbasaba ni muzimye kamera hanyuma nze tuganire hari ikibazo okay ntacyo ambara uze tuganire rwose nyamuneka nari nambaye nta kintu kibaye ikibazo se ni iki nari nambaye rwose ntacyo Jack calm down please wanze gufata telefone none nsanze wibereye kuri kumwe n'abakobwa kuki utabanje kutubwira okay ntacyo basi kuki utabanje kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo hasoni reka basi mwambare muze uriya ninde uri muri cyumba ninde uri mu cyumba urimo nuwo twari turi kumwe nyine reka sister gwino n'umusista se cyangwa umusista nta kibazo na kimwe nta mpamvu niko bite se sister wawe se niyo mpamvu utafataga telefone zacu nta mpamvu yo gufata telefone rega kuba nafata telefone no kuza mugwa hejuru y'abantu nta kintu bitwaye sibyo
oya mutubabarire mureke mutuze amakuru si mugenzi wanjye uraza ugatungura umuntu utanje mureke dutuze tuganire nta kibazo turaganira sawa ntacyo reka yikureho ntacyo unambare rwose nambare se murabona nambaye ntabwo byoroshye mugiye kuzana nka bya bindi by'aba bandi nanone ngo hari ibyo bari ntacyo reka ndambaye nta kibazo reka mudufashe tuganire wari uzi ko dufitanye gahunda niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro iyo ndafashe telefone se ntabwo musubika gahunda mukazabona umva anje niba twari twavuganye yego ndabyumva twari twavuganye ariko ntabwo ari uburyo twigeze tuvugana we zimyice oya Jack please calm down ndabinginze nanjye mu nyubahe sibyo mu nyubahe ntabwo nshaka ibi kamera mu nzu yanjye sibyo sister uyu musista yitwa gute muramwibariza ariko nyine mbere y'ibi ngibi mubanze mu wakuyeho telefone kugira ngo utavugana bro ntacyo reka nta kibazo zimya kamera wanjye zimya kamera reka bayizimye dutaha niba ari amakuru dushaka turayaba muzimye kamera sibyo kuki mushaka kujya kwereka isi umujinya wanjye ntacyo reka bazimye kamera ubundi twicare calm down nta kibazo turaganira turavugana nta kibazo ariko anje ibi bintu ntabwo ari byo ubu mutangiye kwigana nka babandi mbega muri makeya baza bagwa hejuru y'abantu nyine mwabikoze namwe mwabaye uzi impamvu ntabwo wafashe telefone kandi uzi ko dufitanye gahunda yego ntabwo nafashe telefone njye numvaga nta n'ibirenze bro reka tuganire ntaribe turaganira ariko ntabwo sibyo sister reka tuganire ntabwo mwamumva nasiko mufitanye nyine gahunda na Jack nta kundi nyine tu reka tuganire murabona ko baduhaye umwanya tugiye kuganira nabo nubwo twabaguye gitumo ariko nta kundi reka tuganire nabo tubeshyira man mwatuguye gitumo oya nta kundi sister nta kundi buraje mutubwire niba munakundana nkuko mwabyiboneye rwo rugamba rutoroshye cyane ariko by the way mbere na mbere Jack I'm very sorry naga ariko nari nabiteganyije ubwo nyine impamvu uraza kuza kwimenya n'umuntu wampaye amakuru yuko hari ukuntu nyine wimereye mu cyumba nkuko ubiswe twavuganye twari dufitanye gahunda ariko mbonye utari gufata telefone ndavuga nti no ntago nshobora kwica gahunda yawe ese bwo mbaye ndi mu cyumba gahunda nziza no kunteza abantu naga ari kuguteza abantu ariko se kubera ikibundi wambeshye ntabwo nakubeshye nagize ikibazo cya telefone yanjye yazimye so uretse ko byananciyeho rwose ndabyibagirwa pe nibagirwa kuyishyira kuri charger ariko ako very sorry niba twarengereye nyine nta kundi namwe mwize imico nk'iyaba bandi nyine nta kundi ntabwo ari kuyihisha hanyuma rero n'ubundi twaje kuganira nawe ku bintu bimwe na bimwe nk'uko nari nabipanze nawe mbikubwira mbigusaba ko twazahura tukaganira Jack hanyuma ugiye gutangira introducing yourself kugira ngo wibutse wumvise bavuga ati tugiye kwa Jack twagiye kwa Jack ninde watangira n'abasuhuza hanyuma tubona wanze unatubwira umuntu uri iruhande rwawe ninde ko tumusanze wawe mu by'ukuri mushiki wawe yatubwiye kuri wenyine muvugishije ukuri buriya niko yababwiye ntabwo yabitubwiye pe wenda niko yarabizi ntabwo yambeshyera cyane ko uriya mubonye nka mushiki wanjye ntabwo ari mushiki wanjye tuvukana ni mushiki wanjye muri filime hano mwaje n'ubundi dufite gahunda ya shooting uyu nguyu musanzwe mumuzi nka Esther wenda sinzi niba ari bwivuga ariko izina rye ni Angel risanzwe turitiranwa nakubizi se nukuntu wari unkubise urushye ntabwo nzi ko ari wowe hanyuma rero tugiye nkuko utangiye ubivuga ko ari byo mwari murimo ugiye kwitroducinga Jack ninde nyine ivuge umuntu uramutse yumvise Jack mu magambo make yamuvuga gute Jack ni umuhungu usanzwe ndakuze imyaka yo rwose ndayigerereje hagati ya 20 na 30 oya ni hagati ya 30 na 40 hagati ya 30 na 40 kintu nkundira abahungu nicyo uzi umukobwa 30 yimubwiye ati kurira nkuruje buretse ndaje njye kuri Esther cyangwa se Ange nawe araza kuza kumbwira mwama 50 byaba ari sawa ntacyo Jack nta kindi ndi umusore usanzwe ariko gutya turebe ko nta meta wambaye sha ntayo ahubwo baza tu ndabona atanze ubwo nyine barabyumva abantu bose baza kuza kureba kuko man njyewe ndakura nimero hano nako ndazifite ndi ingaragu mu buzima bwanjye busanzwe nkina sinema ndi umukinnyi wa filime nyarwanda so nkagira n'akandi kazi ku ruhande gashamikiyeho kantunze buri munsi Jacques
ku Gisozi, ahagana Beretwari ndumva wahagije. Arakoze cyane Jack. Hanyuma iruhande rwanjye ndi kumwe inkumi nziza batubwiye ko twitiranwa. Banje baragwire. Hanyuma nawe tuguhaye ikaze ugiye gutangira wibwira abakurikiye abakunzi ba Yawe TV by'umwihariko bari kureba kino kiganiro. Witwa nde? Batubwiye ko witwa Ange ariko nawe uri umuntu mukuru uba ugomba kwintroducing yourself. Okay, nanjye nyine amazina yanjye ubusanzwe nitwa muri Sanje ariko muri Jack Story nyina nitwa Esther. Nkundana nyine n'uyu ngo bita Jack. Hanyuma rero ngiye nararenga aho ngaho. Ariko nako icyo kibazo ndakibaza nyuma. Ange ni muntu ki? Ange nkuko ntuze Jack yabivuze wowe uri muntu ki? Ya ubundi Ange ni actress ariko nkora na videographer nkaba ndi n'ingaragu nyine tu nameta ngambaye. Mbese muri make abantu bose barabyemera. Ufite sheri? I'm single no searching. Yeah. Okay. Ntabwo bavuga you are not searching kuko ibyo dusanzemo biratwigaragariza. No wapi wanga musanze nye turi kwitegura bisanzwe. Hanyuma ngiye ku ruhande rwa Jack. Jack watubwiye ko watubwiye Jack ari hagati y'imyaka 30 na 40 ndakeka niwe ko watubwiye. Nibyo cyangwa nibyo ndi gufomboza? Akira ibyuzi. Ibyo mbona. Akira ibyo ubona. Okay. Hanyuma wowe ufite imyaka ingahe ko cya kibazo cy'abakobwa ko nkizi ko tutajya turenganza 23 wowe ningahe? Hagati y'10 na 20. Ntabwo bigaragara. Uzise ngiye kuzana ribu hano Jack baragufunga. Baramfunga se nagize ni hano turi kuri set rega. Aha sinzi set kukanga usanzwe ni wanje nyine. Ni wawe. Akaba ni wabo wande. Nawe ni wabo wa Ange. Hanyuma rero Jack watubwiye Jack ni umuhungu umeze gutya ni ingaragu bagiye babyumva. Watubwiye Jack ni muntu ki umuntu uramutse yumva Jack wamuvuze. Hanyuma se Jack watubwiye ko akina amafilme agira iki Jack yatangiye gukina sinema nyarwanda ryari cyangwa se yinjiye mu mwuga wo gukina filimi ryari? So nubwo navutse mbikunda ntago byigize bimpira ngo mpite mbikora. Natangiye gukina filme ya mbere nahereyemo ni yingi Jack Story series. Ni filme natangiye gukina mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka 2020. Ubwo ndumva ari nacyo gihe ninjire muri sinema nyarwanda. Ubwo icyo gihe niho watangire kwinjira muri sinema. Ni iki cyatumye winjira muri filime? Ni ukubikunda hari ukuntu umuntu abura icyo akora akavuga ati akabona nka opportunity zishobora kumuha amahirwe menshi cyane yo kwita akora icyo kintu cyangwa se ukabikora uko bikunze. We byagenze gute? Ni opportunity warabonye zo kubikora kubera ko hari ibintu kubera ko kubikoroheye cyangwa se ni kwa kundi ukuru ufite papasi yo kuzakora ikintu ariko ukagikora bitewe nuko zari inzozi zawe? Ubundi gukina filme kuva na kera nkiri umwana zari inzozi. Urabona kera abandi bafataga ibintu biti ibikenyene bakabikoramo utumodoka bakabyubakamo amazu bakagira ibyo ngiye nabyo nigeze ngiye iteka ryose nahoraga nagtinga nk'umukinnyi wa filime. Nkunda imbunda ngiye nakinaga bya gisirikare. Nkunda imbunda ubu ntuzitunze mwana. Ntago uzi ko itegeko ryo gutunga imbunda rihari? Rirahari se hano mu Rwanda? Simbizi utanzimuza. Barabana bagutwaye wo mu Rwanda. Utanzimuza ntago mbizi da. Noti mu Rwanda. Mu Rwanda ho ntago bibaho rwose ngiye naye ntunze mbanze marabana impungenge naye ntunze. Gusa ngewe nakunze sinema kuva kera ndi umwana. Igihe mboneye ubushobozi bwo kuba nabijyamo n'umwanya wo kubijyamo niwe nabigiriyemo nicyo gihe nababwiye nyine nabigiriyemo. Nta munsi wigeze kujya muri casting ugatsindwa bitewe nuko nyine babonye kudashoboye ugakomeza? Umva casting narazikoze nyinshi cyane. Nyinshi zihagije kandi nshoboye pe uretse ko mbere hari ibintu byabaga uretse wenda ko ntavuga ko uyu munsi nabyo nkibona niba binahari ngiye ntago bincaho. Mbere hariho ikibazo cya ruswa ku buryo n'abakinishaga amafilme byasabaga kuba ufite ikofe kugira ngo ube wakwakitinga cyangwa se ku mwana w'umukobwa bakagaruka ruswa y'igitsina. Ugasanga na ruswa z'igitsina zaratangwaga kera. Simbizi niba bikibaho ngiye nta byo ngishaka guhura nabyo ariko
nzi neza ko byabagaho cyane njye nari nshoboye tukanakitinga ndibuka hari ahantu nka hatatu nagerageje gukora casting ndatsinda ntegereza ko bampamagara nza gushiduka role yanjye nako umwanya wanjye bawuhaye abandi ni abakobwa bayihaga cyangwa n'abahungu urumva niba hari aho nakinaga ndi bukine ndi umuhungu uwabaga afite ikofi yarazaga kandi nawe urabizi utirengagije bibaho urabizi kenshi byagiye bibaho hari igihe umuntu ashobora kuba afite inzozi akavuga ati akajya muri casting rimwe kabiri gatatu bikanga akahita giving up wowe byagenze gute ntabwo wigeze utekereza kuvuga ati bya bintu nashegeraga bya bintu nari mfite inzozi bya bintu burya nubwo byoroshye reka njye mu bindi icyo gihe ntabwo wigeze ucika intege byari bikomeye intege umuntu arazicika ariko ngewe sinjya na rimwe mu buzima bwanjye ukuntu mbayeho sinjya nanirwa mvuge ngo ndananiwe ndakomeza nkagerageza hanyuma Esther dukoreshe Esther dukoreshe Ange Esther Jack amaze kutubwira urugendo rwe rw'uburyo yinjiyemo muri filimi cyangwa se uko yatangiyemo wowe byagenze gute watangiye kwinjira gukina sinema nyarwanda ryari icyo gihe hari ryari niki cyaguhaye courage kugira ngo winjire muri sinema nyarwanda njyewe ubundi natangiye nkora itangazamakuru ntabwo nari nzi ko nzaba umu actrice kuko nakundaga itangazamakuru cyane ariko kugenda mpura nyine n'abo bantu b'abakinnyi b'iki biba ngombwa nyine bambwira ati look twabonye kandi nawe uyishoboye ushobora kuzakitinga nuko nagiye mpita nanabikunda cyane kuko 2017 2017 ubwo ndafiringa ubu ngubu nk'uyu mwaka cyangwa 2018 turangira nibwo nabonye natangiye kubona chances nyinshi zigiye zitandukanye ariko uwo mwaka wa 2017 ninjiramo nahuyemo na struggle nyinshi ku buryo numvaga nyine nanabireka kubera kuri umukobwa byagenze gute so ama casting wajyagamo uzi ko wanatsinze pe wanatanu nkamenya igihe filime yasohokeye cyangwa nyine ari ibintu bitumvikanyeho wabyanga nyine bakishyiramo abandi so struggle ya mbere yaba yarakubayeho nka ruswa y'igitsina reka tubyere tuvuge gutyo byagenze gute uwo muntu yakubwiye gute kugira ngo wenda n'abantu bana b'abakobwa bafite inzozi zo kuzakina amafilme tubwire byagenze gute iyo story byagenze icyo gihe iyo ruswa ntabwo yari njyewe narayumvaga ariko njyewe ntabwo byambaye ko uburyo nayinjiyemo umeze nk'umwana nyine narigaga narogoshe skinhead narabyumva byaragoranaga cyane ku buryo bahita bansaba ibyo bintu kuko wabonaga nyine umwana mutoya ariko sinavuga ko bidahari si no muri sinema gusa bwo no mu kazi kose ka buri munsi k'ahantu hagiye hatandukanye ibyo ntabwo bishobora kubura gusa impamvu ngiye byatumye nkomeza ni ukubera umubyeyi wanjye nyine yanteraga ko haje bigatuma nyine nanjye numva nta n'impamvu yo gucika intege hanyuma Jack filimi kuva wazinjiramo cyangwa se watangira kuzikina nk'umuntu uzikunda ushobora kutubwira ukuntu sinema nyarwanda cyangwa se industry ya filime mu Rwanda ubona ihagaze ite imeze ite ese uburyo mbona sinema nyarwanda ihagaze ubu 2018 nibwo bisa nkaho biri kujya ku murongo naho mbere yaho byari ibintu utamenya ukuntu bimeze ubona bivangavanze harimo n'ibyo byose twagendaga tuvuga bitari byagakosotse ngo bivemo burundu ariko uko bigaragara uyu munsi niburi nubwo bitaragera kuri level buri munyarwanda yavuga ngo hangane good ariko uko bimeze ubu ngubu irimo iragenda iba nziza hanyuma Esther wowe ubona imbogamizi zituma film nyarwanda zitaba international ntago yaba international film nyarwanda ntago zari zatera imbere ku rwego rushimishije cyane ariko ntago bivuze yuko aho muri 2012 ari bwo bikimeze muri 2012 yari iri hasi cyane ubona ko hari improvement zagiye ziza ndagira ngo mbwire ngo impamvu ubona film nyarwanda zidatera imbere cyane ku rwego ngo rugere mpuzamahanga impamvu uburyo duteguramo ibintu ushobora kuba ufite content nziza pe ufite script zanditse neza ariko wajya gukoresha abakinnyi ugakoresha abadahwanye n'izo character kwa ko nyine ngo ufite ngo mubyara wawe bikunda cyangwa ufite umushuti wawe ukamushyiramo ugasanga mu buryo bw'imikinire bamuhaye rero adashoboye kubera ikintu cy'ikivandimwe n'ibiki cyane izo ruswa zatanzwe ugasanga na film isohotse nabi ikindi ari ukuntu bategura projet bahubutse bagahita bumva ko umuntu asiga abyuka mu gitondo yatekereza ikintu akagisohora kandi mu by'ukuri karite nuza muri sinema nyarwanda cyangwa hanze muri international zikenewe ugasanga sizo ari gukurikiza ikindi ni uburyo bwo muri production nyine mu buryo bw'amafaranga ukuntu ushobora kugenda gutegura nuza script zita ubushobozi bwawe
wajya gusohora ugasohora nyine ibintu bidafatika kubera ko wasohoye ibirenze ubushobozi bwawe. Ikindi kintu ntibagiwe cyo kudakorana hamwe. Umuntu ategura filime akakamera akanakina akaneditinga byose ukabona ari kubikora, niwe wabyanditse nyine akumva ko yaba byose, kandi mu by'ukuri sinema ntabwo bishoboka, bisaba ngo mube team mukoranire hamwe. hanyuma ukaba wumva ko ari iki cyakorwa kugira ngo sinema nyarwanda igiye kuba yaba international? Icyakorwa ni ugukoranira hamwe nyine, kuko turashoboye pe, nta kintu na kimwe cyatunana dushyize hamwe. Kandi bavuga ati nimba ushaka kugera imbere wihuse genda wenyine, ariko nimba ushaka kugera imbere nyine utihuse ariko ushaka kugera ku kintu kizima mukorane hamwe. Byaba byiza nyine twese dukoraniye hamwe. Ikindi ukumva ko yuko icyo udashoboye ushobora kubaza mugenzi wawe mugahanahana amakuru. Njya numva bavuga bamwe na bamwe ngo ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se kubera ko ururimi rwacu ruri nyine rutari international rushobora kuba rwatuma sinema nyarwanda mu buryo bw'ururimi hari ubona ko hari ukuntu Tanzania shobora kuba ari bakoresha igiswahili kandi igiswahili kiri international, ukasanga mu Rwanda ho ntago nyine ikinyarwanda bakoresha bikaba yaba impamvu yuko yatuma sinema nyarwanda zigira. Urabihakana cyangwa urabyemera? Ntabwo ariyo mpamvu, kuko no se abashinwa nibasohora mu rurimi rwabo ariko ugasanga natwe turi kuzireba mu rurimi rwacu wazikina kandi zikarebwa cyane, ahubwo gushyiraho subtitle byafasha cyane kurushaho. Nayo ntabwo bivuze ko yuko bahinda ngo babiganize n'indimi yabo. Hanyuma Jack, nawe ikindi kibazo, ubona yuko muri filime nyarwanda bitewe nuko culture imico yabo ubona ari impamvu ushobora gutuma filime nyarwanda idatera imbere? Imico gute? Like hano muri Tanzania cyangwa se hanze, niba umukobwa ari kuviva role y'uburaya koko arayiviva yambare yes. Mu Rwanda ugasanga ngo umukobwa ngo ni indaya, ugasanga yambaye nk'ijipo nyine uyu yambaye, reka byite gutyo, ugasanga ngo nibwo buraya nyine bari kuvuga n'ibiki byose, ugasanga abantu nyine ntabwo bari interese cyane no kubibona. Wabona ko ariyo mpamvu yatuma filime nyarwanda zitaba international? Simbizi, ariko ngereka mbivuge mu buryo bwanjye. Nge mbona twemerewe kwambara uko dushaka, nyine kwambara tugafata wenda nk'abazungu hari uburyo biyambarira, ugasanga yambariye agakabutura kameze nk'agakariso ari kwigendera, kandi abo bari kumwe ntihagire ikibazo bibatwara. So numva ko baramutse batwemereye twebwe muri sinema nyarwanda tugakora ibyo dushaka, so tukisanzura mu birebana n'imyambarire, numva ko nta kintu byaba bitwaye, nge byagira naho bitugeza, kuko none se niba abazungu bakeneye kureba abantu bafite imico nk'iyabo cyangwa bajya kugira imico isa n'iyabo, so bareba bagasanga twiyambariye rumbiya zigera hano ku maguru, akabonura akantu k'agaturage kepfi iyo ngiyo, akabona ntiki n'ibyo uvuga ntubizi waya, ariko turamutse twisanishije nabo tukajya gusa nabo, so ntago mbivuze ku bantu bose, bigakorwa n'ubishaka agahabwa uburenganzira kuri byo. Nge mpamya neza ko twakurikirwa ndetse twatera imbere cyane muri sinema nyarwanda. Urahamya neza ko bitewe nuko muri filime umuntu ashobora gukora ikintu bitewe akavuga ati no ntabwo nakambara gutya bitewe n'ugutya abantu barambona gutya na gutya, ubona hari bishobora kuba byatuma sinema nyarwanda itatera imbere? Ntago yatera imbere gute se, kandi uwo hanze wakayikurikiye areba agasanga ibyo areba nyine ntibimushimishije bitewe nuko arabona imeze gukina role y'indaya yambaye ibintu bigera ahangaho. Ibaze nyine niba ari indaya iri ku muhanda ari gukina role y'indaya, yambaye ibintu bigera hano biramuhisha ahantu hose, so ubwiye aba ari indaya? Ntabwo aba ari indaya. Bareke dufiringa ibintu nyine uko biri, niba dusomane, niba turyamanye mu buriri tubikine nk'abanyamerika, mubikore muryame neza, muryamane nyakuryama. Erega uburyo shuti zifatwa za filime, abantu mubona ko bakora baryamana ari nk'abanyamerika, mfata urugero, bakora baryamana, ntabwo uburyo baba baryamanye, ahubwo hari uburyo babikora ababibona bakabona ko bari gukina ikintu nk'ikirimo kubaho, ariko nta kiba cyabaye. So bareke natwe tubikore. None se nujya kubikora usanga harimo abavuga nyine batereka reka uwo muco, ibyo bintu mubivaneho, ntago tubikeneye, ni ibishego biragaragara nabi. Ntacyo mbivuzeho kinini, ariko turacyafite nyine ibintu byinshi bituma tutisanzura. Uremeranya na Jack cyangwa ntawemeranya nawe? Ntabwo twemeranya, kuko impamvu ntabwo kwambara ibyo bintu, ubuse kera aho hari ubwo bambaraga, ntabwo bambaraga, ahubwo impamvu
ushobora no gusanga ngiye bambaye iyo role kugira ngo nzayifiringe bizangora. Impamvu ni production yo mu Rwanda nyine amafaranga yayo ni makeya, tunabivuga nyine kugira ngo n'abaduteye inkunga bayitere inkunga kuko nta kuntu njye nazakina iyo role yego nk'uko bivuze ngo nambare iyo kariso n'ibiki, noneho ejo nzajyana n'amaguru njye gutega bisi ba bantu nibambona kuri njye bizantera babarangira akabazo nkubaza Anje. uri gukina filime, ubuzima ukina muri filime sibyo? Nk'ubu ngubu rero ukina ukundana nanjye koko turakundana? Nta kabazo nkwibarije. oya nago dukundana. Niba tudakundana rero nukina wambaye kariso uri gukina role y'indaya, firinga kuri indaya nyine ubigaragaze. Hari abantu uri kwigisha bafite nyine bitewe na filime iki ishaka, ubutumwa ishaka gutanga. Firinga kuri indaya, ejo niba kubona uteze bisi ndumva nta kibazo abantu bazigera babigira. Bazavuga baturi umuntu yakinnye filime ari indaya ariko hano yambaye neza, ubuse kubera iki atagaragaye nk'indaya, batangira banabyibazeho ahubwo. Sibyo nge mbona role mpawe muri filime yose naki ndumwe nose ubu ngubu reka dufatire mu mafilime yagiye atera imbere. So sindi buvuga yariyo ariko dufate nk'umugabo unyespira cyane. Burya umuntu unyespira ni umuntu bita Ngenzi, yakinnye filime yitwa Ngenzi. Hari ahantu yagiye akina ari umugome kugeza kuri inshuro harimo n'abantu bakimubona bakikanga, sibyo? Bakikanga bakavuga bati dore ka kagabo n'ubugome bwabo. So tuvuge ko Ngenzi ari kuri ameze, ntabwo ari ko ameze ahubwo role yahawe yayikinnye neza, ayikina nk'umwicanyi. Niba ari umwicanyi ayikina nk'umwicanyi, niba ari umugome ayikina nk'umugome. So nge numva ko gukina ikintu nahawe nta hantu bihuriye n'ubuzima bwanjye, kandi icyo kintu nahawe nyine hari ubutumwa ndi gutanga. Umuntu uzambona azagira icyo anyigira bitewe nuko nabihawe, nyine ngomba kubikora rero numva nta kibazo. Ariko hari ahantu nyine ntago turabona uburyo twabikora neza twisanzuye mu buryo bugaragara. Dusabe nyine ahubwo n'abatwumva babishinzwe batureka twisanzure dukine ibintu dukwiriye gukina. turabivuga iki? Impamvu nyine wari kubivuga gutyo nuko abizi nyine ko ibyo umuntu akina muri filime nagaruka abagaragara mu buzima busanzwe, ariko abaturarwanda cyangwa dukurikirana cyane mu Rwanda ntago babyumva. Babumva nyine ko ibintu ukina ibyo ukora mu buzima busanzwe. Nk'ubu hari urugero njya gutanga, hari umuntu ntago nshatse kumuvuga wo muri sinema nyarwanda, yari agiye mu bukwe, njye ndi muri gare ndi gutega mbona akoresheje nyine ikarita nyine kuri bisi, amafaranga aramushirana. Ariko uburyo bamushitinze kandi tumufata nk'umustar ukomeye mu Rwanda, icyo ni ikibazo. Rero nimba uzi ko abakinnyi bacu mu Rwanda bashaka ko impano zabo bazirekura banisanzwe bakanabifata nk'akazi, n'umushahara wabo ni wiyongera. Ngewe uri kwisabira umushahara nge numva biri guhurira n'ikibazo turiho. Uvugishije kuri wowe urumva oya wari kumva nyine ibyo wowe uri kubyumva, ariko abaturarwanda kugira ngo bazumve ko yuko character ukina zitandukanye mu buzima busanzwe bizagorana cyane. Ikibazo turiho ni kiriya cy'imyambarire. Se ushobora kuviva role uri gusumana n'umuntu mukabikora nyine mukereka abaturarwanda ko ari ibyanyabyo, nyine mukabikina mubivuga kugira ngo ubutumwa bushake gutambuka neza. Nibyo turi kuvugaho. Ibyo ndabyumva, ariko tuba dutinya na public. Njye n'ukuri ukuntu ngera ntago njye bira bintu ubibona muri Amerika ibiki, of course ntago bikora biririyo kuko hari ababara cameraman, hari abantu benshi bura nuko baba batabizi, ariko nuza karite bariho zitandukanye n'izacu. Rero ibibazo twebwe muri sinema byacu nibikemuka, ibyo bashaka kutwerekana tuzabyerekana neza. Ndabivuga nk'umukobwa n'ubu reka mbanze nkubwire, hari ikintu ngiye ntari kumva. Gute ubundi gusomana bibi ikibazo? Sinzi impamvu muri kugitinda. Ngewe navuze ngo role iyo ariyo yose nahabwa muri filime iba ishaka ari injyana mu mashuka nkajya kuryamayo. So ntabwo nzaryamana ngo bigaragare, ariko nge ndumva kugaragaza n'ubundi ndyamye mu mashuka nta kintu biri buhindure, kuko nge nibyo bima abafana banjye bashobore kuza nyine iyo public muri kuvuga ishobora kuza. Harimo abantu babifata nk'ibiririyo byo ntimunagire, ntibabifate nk'ibya sinema, bakagira ngo ni ibyanyabyo byabaye mwasamanye, niba ari no gusomana mwasomanye. So ariko ngewe nubwo ibyo byose biba bivuga simba mbyitayo, mba nshaka nyine ikintu ndi gukina. Umuntu niba bamfashe nk'indaya zagende bahita nge ntanabonye unyitse indaya nakinnye role y'indaya, nahita mvuga ko ntaramenyekana, navuga ko nta nicyo nakoze.
njye mba nshaka niba narakinnye role ndi indaya bahita bavuga dore wa mugabo akina ari indaya iki bakavuga izina ryanjye ibintu byanyabyo nakoze so numva ko ngewe icyo ngishinga agatoki nsaba n'ababishinzwe niba babyumva nibadufashe batureka dukina ibintu twisanzuye harimo nk'ibintu uyu munsi ukina ntibibe byakwemerwa bagahita bamera nk'abaguhaye n'akato hanyuma wowe ufite ikibazo cy'uko iyo umaze gukina filime mu kazi kawe nyuma bishobora kukugiraho ingaruka nk'urugero niba wasomanye ufite sheri ukajya kumva yabigeze big deal ibya sheri ibyo si ikibazo kuko nyine n'abandi baratandukana kandi atari ibyo ariko ikibazo ni public nese waba banagufata nk'umusitari nk'umuntu bemeye banakubaha pe atura n'umurongo wanjye ariko bakikubona ugenda n'amaguru aho ngaho muri karitsiye wajya no guteka ukagenda urwana n'andi kanagufata nk'umusitari ukomeye ubwo se ku gaciro wowe uba wihaye n'akahe uremeranya nawe Jack kuba umusitari bivuze kuba umukire nose ibintu ukora byaba bikumariye iki ariko nyine kuba umusitari bivuze ntabwo bivuze kuba umukire uhambaye ariko nanone bivuze ngo nyine muri sinema nyarwanda bihindutse urumva dufatiye urugero nko muri Amerika niho twibanzeho abakinnyi baho bakina za movie tuzi ngo ni abakire bahambaye n'ibiki n'ibiki twagiye muri filime dukeneye kumenyekana no kubikuramo umusaruro so urumva nyine kubikuramo public ariko ntubikuremo nyine kuba wabonamo n'amafaranga ejo ugasanga ese wakwishimira kumbona nibye ibaze nk'umusitari Jack Story nifashe ukajya kumva itangazamakuru rinyuje ngo Jack yibye cyangwa se yinjiye muri bus ashwana na shoferi kuba atishyuye abeshya ko yishyuye ugasanga ikinyoma kiranjeho nyine so urumva kuba umusitari no kuba ufite amafaranga ni ibintu byiza cyane ko ari nabyo duharanira ariko nanone mu gihe tutarabigeraho numva ko twakwihanganira abo turi bo tukakira abo turi bo nyine tukaba abasitari ariko tukakira nuko turi n'abakene tukabyumva ugomba nyine kubyumva kuko ntago umuntu ashobora kwinjiramo mu kintu ngo nuko ngo nagora nk'urugero nk'ubu ushobora kujya kuririmba umunsi umwe gutyo ukahita umenyekana ese iryo joro ngo wagenda nk'ahantu waba uri kugenda wajya kumva abantu bavuga ngo ari kugenda n'amaguru wa muntu n'iki ukahita wumva ko imodoka wahita uyibona yaza zigudeprasanga gato bimeze nka esikariye bigenda biza anje ntago nemeranye nawe kubera ko wari guhita avuga ko nanjye rore zose nazikina ariko ubu ngubu ntabwo ndagira ku rwego rwo kuba nazikina zose hari ahantu wavuze ngo kuba ndi umusitari ngo nkagenda ngo mu nzira ndi kugenda umusitari ushobora no kugenda hari imbere ukaba umusitari kuko umusitari ni ikintu ukora kikamenyekana ntabwo biba bivuze kikamenyekana ko nawe cyane akwinjirije none se reka nkubwire nta muntu uzi ukora agakoryo gadashobora no kumwinjiriza ariko yakaba umusitari kumusitari ubundi ni ukumenyekana subizi kumusitari ni ukumenyekana ntabwo ari ukuhita uvuga ngo ugira amafaranga ushobora gukora akantu katanakwinjiriza ariko bitewe n'ikintu wakoze ukamenyekana ku isi yose ariko ubundi ngire n'akantu uvuga uretse ko ahari biri hano mu banyarwanda batangira nyine bakubona ugenda n'amaguru ngo kuri umusitari bakaguseka ubu muri Amerika ni kangahe tubona abasitari bagenda n'amaguru kandi tutitaye aho imodoka zabo ziri cyangwa imitungo yabo ahiri so amafoto yose tubona baba bicaye mu modoka none se uburyo tubabona naho baba bagiye baba bicaye ahantu heza harimo n'abajya kwicarira ku mucanga kuko nyine ari ibyo none se baba bananiye kujya mu mahoteli meza ariko nyine numva ko nyine kugira ubusitari ufite amafaranga ni byiza ariko mu gihe utarayabona numva ko nyine njye nta kintu bintwaye nta kintu bitwaye ntuzamvuga ngo nagenze n'amaguru ni kazi ke ni kazi ke rwose uvuga gutyo ejo n'ejo bundi umuntu uzagukenera uburyo agaciro azaguha karatandukanye cyane niba yazagomba ngo ngwino ufashe ibiki ugenda unitegeye ntanaguhembye basi avuga aguhaye nayo make uratashye ngo uhahe ni ibintu by'ubuntu gusa so simvuze ngo tubone menshi ariko nayo make tuyabone adusapotinga mu buzima busanzwe kuko ntago nakwishimira kujya guhora nikopesha muri botike icyumweru cyose babona nirirwa ngenda njya gushutinga nabyo biba ari ikibazo basi nayo make aboneke bihere aho dutuye ako gaciro basi bakaduhe kurusha ko wenda kuba uwondi wo hanze yakamba wenda sinema nyarwanda zikeneye gutera imbere niko wabivuga kugira ngo n'abantu mukora izo sinema mubashe kugira icyo mubona ni uburyo ushobora kubisobanuramo kugira ngo abanyarwanda badutwirikiye bari kubyumva ushobora kuvuga ngo sinema nyarwanda ntabwo iratera imbere cyane ariko abanyarwanda baramutse babafashije mu buryo bwo kureba mu buryo bwo kubaha subscribe mu buryo bwo gukunda ibyo mukora nk'abanyarwanda mushobora gutera imbere mu buryo bw'imibereho ariko hapana kuvuga ngo imodoka ngo yagiye n'imodoka aho ngo ntabwo nakamiranya nawe by the way niyo nzira yego ariko nyine icyo nshaka ni ububanza muhere nyine hasi
Yeah. hanyuma rero Jack turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu tubasanze hano umuntu wese ashobora kwita yibaza akavuga ati se umukobwa n'uyu muhungu bimeze bite benshi bashobora kwibaza bakavuga ati bari mu biki ndagira ngo ngwe microphone ku ruhare rwawe n'umukobwa araza kuza kutubwira ubundi tute soza reka mbanze mpere ku mukobwa nako turasoreza ku muhungu ya mpamvu nyine dusanze gutya twari dutegereje nyine umuntu udufata amashusho gato dupanga uburyo seti nyine iri bugende nara ko nyine mwasanze n'uriya musista uvukana nawe muri filme urumva rero mutoye rwose nta bindi birenze pe Jack rero tubwire iyo filime iri gukinwa yitwa gute story irimo mu magambo make cyane wivuge aho bayisanga social platform zanyu dusoza mbigarutseho turi gukina filime yitwa Jack Story Series mbisubirimo ni Jack Story Series ni filime ica kuri YouTube uretse ko ifite na televiziyo icaho ica kuri Flash TV so ariko ni filime ica kuri YouTube channel yacu n'ubundi uretse ko wenda tugiye guhindura kubera ko iyi filime iri gukorwa na company yanjye yitwa Royal Kings Entertainment so mu minsi iri imbere igiye guhindura izina uyu munsi channel yacu yitwa Jack Story Series ariko mu minsi iri imbere dushobora kubihindura uretse ko nitubihindura n'ubundi tuzongera tukabamenyesha izitwa Royal Kings so ubwo ariko aho bayisanga nonaha ubu ni kuri Jack Story Series ni filime iganisha ku rukundo igaragaza ubuzima bw'umwana w'umuhungu nka Jack ubuzima yaranyuzemo bw'urukundo mbega ingorane zigenda zibamo n'ibindi bishamikiyeho ku ruhande ndabashishikariza kuyireba kuko ni filime nziza cyane imeze neza buri munyarwanda wese nagerageze yumve ko iyi filime ije guhindura ubuzima bwe ku giti cye mwakoze kubana natwe reka mbashimire wowe wakurikiye iki kiganiro hanyuma jya kuri Jack Story Series YouTube kuri YouTube yitwa Jack Story Series ni Jack Story Official hanyuma bajyeyo barebe iyo filime bakore subscribe barebe ukuntu iyo nkuru imeze hanyuma rero muri filime ukiramo kundana niyo mpamvu twabasanze ahangaha mu buriri mutobare ko twabaguye gitomo nta kibazo bibaho ariko nimuzongere sawa mwakoze kubana natwe reka ngushimire wakoze kureba iki kiganiro reka ngushimire wakoze subscribe reka ngushimire ugiye kujya kureba Jack Story Series wakoze kubana natwe my name is Ange, pick up to yourself, bye bye, ciao ciao, I love you.